ishumwana yakagombye ku munsi mu bana 360 bari hagati y'amezi 6 na 23 kugeza ubu bagaragaraho ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira mu karere ka Musanze, ngo intandaro yo kuba abana bagaragaraho ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira muri aka karere ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru muri rusange, ngo nuko ababyeyi batagaburira abana inshuro zagerenywe ku munsi iyo ntandaro y'igwingira. Ku ruhande rwa bamwe mu babyeyi batuye muri iyi ntara bo bakagaragaza ko kutabimenya ariyo ntandaro ya byose. Kudasobanukirwa uburyo bwo kumutekera indyo yuzuye. Ukaba wamuhereza nk'ikirayi gusa akaba ari cyo aheruka, ukaba wamuhereza wenda n'ikijumba, nuko ntubyite ku indyo yuzuye ihagije. Ko nanjye nabonaga ndi kumugaburira kandi uko nshoboye kose, ariko bikanga. No kudasobanukirwa uburyo bwo kumutekera indyo yuzuye. Ukaba wamuhereza nk'ikirayi gusa akaba ari cyo aheruka. Mu mboni z'abahagarariye amadini n'amatorero muri iyi ntara ndetse n'abayobozi b'uturere bungirije bashinzwe imibereho myiza y'abaturage, bagaragaza ko kuba batuye muri iyi ntara batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi usanga ari byo bahugiramo gusa ntibabonere umwanya wo kugaburira abana babo. Bitabira gukora bakitabira cyane, barangiza bafata umwanya wo kwiga ku bana kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza. Umubyeyi afata umwana akamuha ikijumba gusa, yarangiza akamurambika hariya akajya mu guhinga. Tubana nabo mbona biragoye umumama wagiye gufuza umupapa uri gukora aha ngaha, umwana yasigaye, ni ikibazo gikomeye. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, Ingabire Asumuta umuyobozi w'iki kigo avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu bikoni by'imidugudu ku buryo byibuza bizajya biteka rimwe mu kwezi, bityo ababyeyi bakigira kuri iki gikoni cy'umudugudu. Undi umwana arya kenshi byibuze 5-6 kandi noneho no kunyuranya y'amafunguro, ntamuhe ikintu kimwe gusa, agomba byibuze kunyuranya kenshi gashoboka. Rero ubwo bumenyi ababyeyi barabizi, ahubwo ntabwo babiha agaciro, kuko mu nyigo zitandukanye twabonye ko abantu babizi ariko ntibabyiteho. Ntabwo hari babona ko bishobora gutera ikibazo igihe umwana ariho ikirayi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Rero icyo tugiye gushyiramo imbaraga nuko byibuze ibikoni by'imidugudu bikorwa kenshi gashoboka, byibuze gake rimwe mu kwezi, bakomeza kwigisha ababyeyi ariko bakanareba yuko ibyo bize banabikora no mu mago. Uyu mukoro wo ku gikoni cy'umudugudu ngo nuramuka ushyizwe mu bikorwa ndetse n'ababyeyi bakabishyira mu bikorwa mu ngo zabo, ngo bizatuma umubare w'abana bagwingiye ndetse n'abagaragaraho ikibazo cy'imirire mibi muri iyi ntara y'Amajyaruguru uzagabanyuka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.